nshobora gufata ubumenyi bumeze kimwe nk'umuntu kuri Harvard. Kera rero ntabwo amahirwe yabagaho. Impamvu dukwiye gushyira ingufu cyane ukabona ubumenyi bwo kuri internet. Ikintu cyangwa ubushakashatsi bugaragaza ko muri buri field, muri education, muri business, mu buvuzi, field zigiye zitandukanye. Ubushakashatsi bugaragaza ko ubumenyi bw'iko cyangwa se information zikuba inshuro ebyiri buri mwaka. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Urumva niho hatakwazaho takwaziraho ikintu cyo kubyaza umusaruro internet. Umuntu ushaka kwiyigisha noneho kugira ngo ajyane n'igihe abinyujije kuri internet, uwo muntu arabigenza ate? Ikintu cya mbere kigoranye cyane, ikintu kigoranye nanjye cyarangoye ni mindset. Ubundi umuntu akozwe n'ibice bibiri. Ubwonko bw'umuntu ni mindset, imyumvire y'umuntu. Hari ikintu bita subconscious mind. Ubundi umuntu urengeje imyaka 7 aba atagitekereza hanini. Kongeye kubasuhuza inshuti bakunze ibiganiro dukora kuri iyi channel ubukire nyabwo aho muherereye hose. Turabasuhuje. Mu minsi ishize twaganiriye n'umusore wa byaje umusaruro amahirwe aboneka kuri internet, umaze kwiteza intambwe rwose. Hanyuma tubasezeranya ko hari n'ikindi gihe tuzamugarura. Twongeye kumugarura rero. Karibu Samuel. Murakoze cyane, nongeye kwishimira kubanga. Muri ya Free Innovators mumeze mute? Bimeze neza, bari kuza, turafasha abantu mu buryo bugiye butandukanye. Okay. Hanyuma kimwe mu byo nashaka ko tuganiraho uyu munsi ni uburyo umuntu ashobora kwiyongera ubumenyi abicishije muri internet, nk'uburyo bumwe bwo kubyaza umusaruro amahirwe nyine azana na internet. Bigenda bite ku muntu ushaka kwiyungura ubumenyi abicishije mu ikoranabuhanga? Actually icyo kibazo mbajije nyine ngimita ko nyumva vuba kubera ko ndi mu bantu nyine babikoresheje. Umva ndimo narize biology nashimye kuri kaminuza. Muzi nkaba ndi managing director w'ikigo cy'ikoranabuhanga rya bikoresha internet. Bivuze ko ntabwo nyifite bachelor degree muri shimi na ntabwo nyifite mu bintu bya computer programming. Ariko ntabwo nahamya ko mfite ubumenyi bwo muri computer programming. Okay. Nangize ngo waje kurenza kuri ya bachelor's degree waruvuze yo muri shimi na biology ufatane n'ibindi bijyana n'ikoranabuhanga. Of course nk'ubu niho ndakora bachelor degree n'ubundi mu bintu bya web and computer programming kuri internet kuri kaminuza z'Abanyamerika. Aho wenda ndaza kuzana kwisobanura impamvu nabwo ndi gufata ubumenyi kuri kaminuza. Akora ko nabi byagiye binyafecta. Aho najya ugasanga mfite ubumenyi na babereka degree yanjye mfite bakambwira ati ntabwo twabona to be justifying. Bakavuga bati Yesu uzi ibyo ukora ariko kuba nta gipapuro ufite kibiherekeza kibyemeza ntago turi bukomezanye. Rwose ibigo byinshi bikomeye mu Rwanda nagiye nkora ngafata ibintu nkabikora neza, ariko nkabura nkicirwa nuko CV yanjye hari igihe byabaga bina sometime hari n'igihe company iza kuduhayaringa bakatubwira ati muzane CV y'abakozi banyu. Byarangoraga cyane. Okay, none nubwo ibintu bizi ariko nta kuntu tuzajya kutransferinga kuri board ngo umuntu uri kudukorera yize biology na chimie. Yeno n'indi effect yo kuba wakiga mu buri kwiyigisha ukirengagiza no kujya kuri kaminuza. Nose online harandi mu professional courses ajya haboneka za Cisco certification abantu bakora n'utundi tuntu bashobora kubona ama certificates yo muri by'ikoranabuhanga kandi batagiye muri kaminuza. Ntabwo wigeze ubigerageza? Of course ufite ama certificate menshi cyane. Ariko hari abantu bagusaba qualification no academic qualification.
okay wenda tutarajya kure ndagira ngo ngire pastor turi mu gihe turimo nicyo gihe cyiza cyiza nyine mu bijyanye no kwiga nicyo gihe cyiza turimo ku isi yabaho ni ukuvuga umuntu wiga Harvard nyine tuvuge nk'urugero ko Harvard niyo kuri hejuru cyane ubu ngubu aka kanya mfite ubushobozi bwo kuba twakiga ibintu bimwe uti gute umwarimu muri Harvard arava kwiga Harvard ajya gutanga ikiganiro ajya kwigisha kuri YouTube cyangwa afite blog ye cyangwa website yiwe cyangwa afite ibinyamakuru apostingamo New York Post Forbes magazine ibyo yigishije muri ku ishuri akazakoza kubyigisha aho ngaho muri ibyo bigo bivuze ngo nshobora gufata ubumenyi bumeze kimwe nk'umuntu wo kuri Harvard kera rero ntabwo amahirwe yabagaho ni ukuvuga ngo umuntu aba aguze ibintu aba yagiye kuri kaminuza agasoma ibitabo yarangiza akazahabwa impamyabushobozi n'iyo kaminuza ariko uyu munsi nshobora kwigisha n'umwarimu muri Harvard umwarimu muri UR bagiye batandukanye kaminuza zikomeye zo ku isi washaka ibe zo muri Burayi zo muri Amerika z'ahandi umuntu ashobora kuzatendinga cyangwa kwigira ku barimu bagize izo kaminuza ko n'ubundi kaminuza ntabwo ari amazu ni abarimu baba bariyo ni ubumenyi batanga dore rero impamvu bishoboka kubera ko Google ifite uburyo bwo kwishyura abantu so ni ukuvuga ngo niba umwarimu ashobora kuza akajya nko kuri YouTube yiwe akaba yakuramo nk'amadolari 100,000 ni hafi miliyoni 100 birashoboka cyane navuga ngo waza nko kuri kaminuza bamwishyura wenda tuwe nk'ibihumbi 30 by'amadolari ariko YouTube ica ni mu 100,000 navuga ngo ahubwo aza kwigisha kuri YouTube neza kurenza uko ari kwigisha mu ishuri kuko ariho havana ikintu kinini kandi n'ikindi aba ari gukompeta n'abandi benshi cyane aho ngaho rero niho nkuraho mvuga ko turi mu gihe cyiza mu gihe cyo kwiga ni naho havuye umugani uvuga ngo mu kinyejana cya 21 kuba injiji ni amahitamo yawe sinzi bumva nyine icyo kintu ni amahitamo yawe hari abantu benshi hanze aha bavuga ngo bo ntibagize amahirwe yo gukomeza kwiga ngo bitewe n'ubupfubyi bitewe n'ibibazo bindi by'ubukene none urimo uravuga wowe uti muri iki kinyejana kuba kutiga ni amahitamo y'umuntu ni amahitamo ni ukuvuga sinkeka ko umuntu nuvanga of course hari irenga yobora ku bintu ubasha utabona telefone utabona internet aho nyine wumva biragoranye ariko usanga abantu benshi average benshi ibyo bashobora kubyasesingaho ngenda byibuka nyine nko kuri kaminuza njye natahaga nkaba nta mafaranga mfite ubu ni imirenge yose yo mu Rwanda ifite internet kuri ofisi z'imirenge hari n'igihe byagezeho uko njye nabaga ku murenge wa Kinyinya byageze hano bakibira ubu ndahakora ukabandi bakazirika bataga bag rero nkazirika mfata akamashini kanjye ukicara ku ibaraza ryaho abantu batangiye kumenya ubu nkaho makora nanjye ni ukuvuga ikintu cya mbere ni ukwirinda excuse warahagiye baguha kuri wifi yaho n'ibyaza umusaruro ariko noneho hari figures hari imibare nashaka kubabwira ishobora kuba ibabaje ku bantu bamwe na bamwe nyine biga niyo impamvu dukwiye gushyira ingufu cyane ukabona ubumenyi bwo kuri internet ikintu cyangwa ubushakashatsi bugaragaza ko muri buri field muri education muri business mu buvuzi field zigiye zitandukanye ubushakashatsi bugaragaza ko ubumenyi bw'iko cyangwa se information zikuba inshuro ebyiri buri mwaka n'ubu ubumenyi bwari wari bwikuba inshuro ebyiri ubushakashatsi bugaragaza ko ubumenyi bwiyongera mu mwaka umwe mu cyerekezo cya 21 uba bungana n'ubumenyi bwari buri mu myaka 100 yose sinzi ko abantu bumva icyo kintu ariko reka twumve iyo figure reka tugerageze gukarekera iyo figure ni ukuvuga ngo niba uri umu accountant ukamara umwaka wose nta utihugura kw'iyo field umwaka umwe nushize ni ukuvuga ngo uri inyuma y'abandi inshuro ebyiri urasigara niba imyaka 2 ubwo ubaye inshuro enye
urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane urumva niho hatakwazaho itakwaziraho ikintu cyo kubyaza umusaruro internet niyo ngo hari ama-application mashyashya aba yaje hari uburyo bushya buba bwaje hari uburyo bwa marketing buba bwaje uba ugomba kwita kubyaza umusaruro utagomba kwita kubwiga niyo ngo iyo utabwize umuntu wivuye ahantu runaka kuri flash wabyize araza gusimbura iyo ni figa ya mbere none urumva ko mu ishuri iyo umaze imyaka uri kwiga ibintu bimwe iyo umaze ku ishuri kuri kaminuza uzi ko bachelor nyinshi muri Afurika ni imyaka ine uretse ko nabyo nta nubwo bikigezweho kwiga full time ntabwo ushaka criticize education system cyane ariko we ntabwo bigezweho kwiga full time ntabwo bikigezweho niba wize imyaka ine iyo usohotse niyo mpamvu umuntu dufite unemployment rwego hejuru cyane ni ukuvuga ngo usohoka uri inyuma y'abandi nibuze inshuro 8 iyo wicaye mu ishuri gusa usohoka uzi ibyo mu ikaye uzi ibyo mu gitabo ariko utazi reality iri hanze urugero nk'umuntu wiga kuri SFB akaba yiga digital yiga marketing ikintu bita digital marketing kuri kaminuza mu by'ukuri ntabwo kiba gifite imbaraga nyinshi cyane none ajya gusohoka asanga ku isoko ry'umurimo ni digital marketing iri gukora cyangwa agasanga yabyize teorikoma ariko ntazi kubishyira mu bikorwa abandi hanze barabimetiriza izo figa ebyiri none ikindi kibazo gihari igende kwikubwira ntabwo ari teori n'ikindi kibazo gihe muri education system muri education system bavuga ko ngo education system ihinduka nyuma y'imyaka 50 urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane none curriculum tuvuga turi gukoresha curriculum muri education mu Rwanda curriculum irimo ni rana centered iyo umwana nyine ari wabishimiye ku munyeshuri yego ni nziza cyane ariko isimbuye yari maze hafi imyaka 50 ya teacher centered aho umwarimu yajyaga hari akumva akazi ibintu ari we urimo kuyobora ari nk'imana imbere y'umunyeshuri itarahaga uburenganzira abana urumva ko iyo system ije nyuma y'imyaka 50 iyo izikurikira indi system y'imyubakire ubundi system y'imyubakire imara imyaka 50 nibwo ihinduka iyi education iyo izikurikiyeho imara imyaka 50 bivuze ngiki bivuze ngo nuvuga ngo niyo yaba ari ikintu gishyashya kugira ngo kizajye muri curriculum yo mu ishuri nibuze bijya muri debate ukazamara hafi imyaka 50 nuvuga ngo education system igakomeza guproducinga abantu bari outdated bari useless ku isoko kubera ko ubumenyi bugumye bwikuba inshuro nyinshi babyumve neza ntabwo ari ugutukana ariko iyo umuntu nyine asohotse afite impamyabushobozi byemejwe ko ubushobozi bufite ariko ku isoko ntacyo abasha gukemura impamvu ndi kugira ntabwo ngenda umwarimu ndanabikunda cyane niyo mpamvu umuntu aba agiye agasoma ibyo bintu byose kuko ndabyibuka ndi kuri kaminuza dogiteri umwe yanyigishaga education theology yarambwiye ati mwabana mwe nimutangaza kuba ndi kwihisha bino bintu byose muri buze kujya hariya ku isoko mugasanga nta na kimwe muzi musanga byose byarahindutse none se muzagaruka muze kwiga nanjye icyo cyose ngiye kubaza umuntu ahangaha kurangije bachelor degree ukaba warize wenda marketing ukaba wenda warize ibindi bintu runaka ukaba uje ku isoko ry'umurimo ugasanga ntabwo biri gukora kuko pe nibiba biri gukora urasubira kujya kwiga umuntu aguhereza gukora project proposal ntubibashije araguhereza gukora programme y'uburezi ntubibashije araguhereza gukora domaine yari yose wize ugasanga ntubibasha urasubira ku ishuri ngaho rero tugaruke igisubizo cyanjye rero wenda ntabwo uza gusubirayo aho naho nyine kubwira ngo internet tugaruke kuri internet naho twahereye umuntu ushaka kwiyigisha noneho kugira ngo ajyane n'igihe abinyujije kuri internet uwo muntu arabigenza ate ikintu cya mbere kigoranye cyane ikintu kigoranye nanjye cyarangoye ni mindset ubundi umuntu akozwe n'ibice bibiri ubwonko bw'umuntu ni mindset imyumvire y'umuntu hari ikintu bita subconscious mind ubundi umuntu urengeje imyaka 7 aba atagitekereza hanini
uba usanga 90% ajyanwa n'ibitekerezo subconscious mind, porogaramu zamaze kwinjira mu bwonko bwiwe, izo ziba zikiri kumukontorora. Ikintu gikomeye cyane ni ugucalenjinga imyumvire yawe, kumva ko wakigera ku ikoranabuhanga. Ubu nicyo kintu hano gikomeye cyane. Ni nyine ntawe kuko nabyakunda ari nk'umubati ko nakigera online nkabona degree nakigera online. Ni ukubanza guhindura iyo mindset, kumva ko ni biri possible, kumva ko bishoboka. Ni ikintu cyambere kizagorana cyane. Nkanjye ubu ndimo ndarangiza hafi bachelor degree ndi kwigira online, kandi nta tandukanirizo. Ikintu cyambere niyo myumvire, ni ukwemera ko nyine kwemera ko bishoboka, iyo reality kihari. Icyo ni ikintu cyambere kigoye cyane. Ikindi ni ukugira self discipline. Ni ukuvuga ngo ni nko uzajya kuri YouTube ugafata video y'amasaha 5 ukayicara uri wenyine utari gucata ukayiga ukayirangiza kandi ukayipractica. Bisaba ko ufite discipline ku rwego rwo hejuru cyane. Aho noneho iyo umaze kugira iyo myumvire ukagerageza gukora kuri discipline yawe, ibyo kwiga byo birahari cyane. Buri kimwe watekereza mu mutwe ugitayipinga kuri Google, ubundi bajya batera n'urwenya ngo nuhura n'umukobwa mu modoka ngo uzabaze Google ngo ninde twatiri kwe mu modoka, uzamubaze izina rye naho ataha. Icyo bashatse kuvuga ni ubwo rwo kuri Google ibintu hafi ya byose ubasha kubibona. Wenda icyo zina ry'uwo mukobwa ushobora kutaribona, ariko ushobora kubonaho ibindi byinshi. So nicyo icyamba ni discipline. Noneho hari uburyo bwinshi bugiye butanga ushobora cyane nyamvuga ngo YouTube is university of all universities. YouTube combininga university zose. Nk'abakurikira ahangaha batara subscribinga ku bukire nyabwo. Hanjye kuri ubukire nyabwo nkurikirana nize kujyana n'amafaranga, nasobanuye cash flow, murasobanura ibintu 10 byica indoto z'umuntu. Ndi muri office yanjye ntari concentrate mu kazi, shyiramo nkabyumva. Nkeka ko ahubwo mu buryo buri financial bitanye no kumpindura. Si n'ibyo hani n'ibyo bitandukanye. Ikibazo gihari nuko abantu bibwira ko YouTube cyangwa se Google ni entertainment. Nicyo kibazo gikomeye cyane. Ushobora gusanga hari umuntu uzaho ashaka nyine kureba ibigezweho gusa bitambuka. So icyo gihe rero bizakwafecta cyane, kubera ko umwaka nusha nta kintu kwiyunga, nakubwiye ko uzakuza kudakujya inyuma y'abandi bantu. Niyo waba ufite PhD, iyo waba ufite ibyo ufite byose, nutaza kujya kwiyungura ubumenyi, kandi n'ubwo bumenyi busa nkaho buri free, bisa nkaho ari ubuntu. Ahantu hambere ni YouTube. Umuntu nk'urugero nkanjye nigishije icyongereza neza, nkoresha YouTube. Hari abarimu bazi kwigisha icyongereza neza cyane. Nize coding. Urumva ku makaminuza kenshi bigisha Python, bigisha programming language zitagezweho, zitari ku isoko. Ariko nigishe nko kuri nkoresha YouTube, nigishije Python, nigisha JavaScript, nigisha icyo kwita SEO, ukuntu ushobora gutuma website z'abantu zizamuka. Ibyo narabyigishije. Nigisha ibijyanye na financial literacy, ngenda mbyigisha. Nuvuga ngo bitewe na field urimo, nushyiramo aga keyword muri Google, muri YouTube, usanga ari abantu nk'ijana bakoze ibyo ngibyo. Ahubwo noneho challenge biriho ni ukumenya which iriyo content. Kubera ko Google cyangwa se internet ni free source. Ari umuntu winjije yemerewe gushyiraho, ari umuntu uri kubeshya yemerewe gushyiraho. Niyo mpamvu kugira ngo ucuze umenye ibizima n'ibitari bizima ntabwo biba byoroshye. Iyo niyo challenge ya mbere. Aho ngaho rero niho uzakenera guidance ntoya. So ariko hakabaho na self judging ku giti cyawe, kujudginga ubibona. Umuntu yari gupfunyikira uriya mu ishuri, iyo umwarimu atabyumva n'urugero
nta complain uba ufite nyine arakomeza kwigisha umwaka ukarangira undi ukaza ariko kuri YouTube iyo umuntu akubeshye ukabona yogupfunyikira ushaka undi niyo ngo ufite abantu bagiye batandukanye ariko akenshi abantu ba producing zino content z'ubwenge usanga akenshi baba bagerageje kubyitondera kuko iyo umuntu umwe video yanze cyangwa se content yanze n'abandi bagenda nabo babagenda ngo umuntu ushyiraho content agerageza ku buryo iba ari more qualified cyane. So ubwo inama urimo ugira umuntu dukurikiye ushaka kwigisha online nukuvuga ngo najye kuri YouTube yandikemo icyo ashaka kumenya hanyuma yicare kurikire hano hambere kuri YouTube ahandi hantu nama website website agiye atandukanye zo kwita blogs no kuvuga ngo ushobora blog y'ubuhinzi blog ama blogs ya finance blog y'ukuntu by'ubuganga blogs y'ukuntu by'ubwarimu ziba zigiye zihari akenshi iyo ushyizemo icyo kintu Google nayo buriya Google iri more intelligent ntabwo ishobora gushyira umuntu wa mbere kuri page ya mbere kuri Google ari scam kuko Google iconsideringa ama comment barayishyizeho iconsideringa nuze originality ya content ikareba ese uyu muntu ibintu yakoze yerefe kuri bande kuko ibyo Google byose igenda ibyitondera ibyo rero nibyo bituma ya blog iza ku mwanya wa mbere bivuze ngo cya kintu ubonye ko cyaje ku mwanya wa mbere amahirwe nka 90% kiba gifite umwimerere muzima ahandi nama platform ugura amasomo ushobora kugenda ukagura isomo rimwe rikata ko rikavaringa nk'umwaka wose ukuvuga izo platform ni nkizihe kwanza urugero niyo bita Udemy yes Udemy udemy.com ni platform y'istari cyane ugura amasomo somo rikaba rigura nkangahe usanga nk'amadolari 11 ubwo ni 11 baba nyine bakwigisha ku rwego nyine hanjye hari ama program nagiye nigiraho agera nkayigura nk'amadolari 11 nkigihe ikintu nkabona nari bwiye mu mwaka wose nuvuga ngo none ikindi abo ba professionals abo barimo bakomeye baza kugurisha ayo masomo bagerageje kuyategura neza cyane hari ubwo buryo nka Udemy niyo y'istari ikomeye ku rwego rw'isi hari n'izindi nazo ziri free kandi nazo ziri qualified urugero nk'iyo twakita Kutagira naho hari amasomo meza cyane yego hari izo twita Skillshare nayo ni poto nziza indi niyo bita Khan Academy naho haba hari amasomo agiye atandukanye Khan Academy so ni ukuvuga ngo ubwo buryo bwose ushobora kubukoresha kandi to the little cost ndibaza ko mwadukurikiye barimo bumva uburyo bashobora kwiyongera ubumenyi uburyo bashobora kwiga ibintu bishyashya ibyo bashaka kumenya ku online hari ubundi buryo usibye YouTube blog ukareka izo platforms zishyurirwaho amasomo hari ubundi buryo now of course internet is very wide ntabwo na listinga bwose ntabwo dushaka ku exhausting donc ntabwo nawe ushaka kwizibimarayo wagira ngo gusa urangira abantu nagira ngo mbarangire nabo bakora ubushakashatsi ni byinshi cyane ntabwo nabivuga ngo mbivemo ni byinshi cyane keretse abaye ari nk'ikintu aricyo cyonyine ngiye kuvuga gusa ariko none tukiri aho ngaho hari ikintu ushaka wenda nari navuze ko nza kuvugaho kwiga mu buryo bwa buri personal no mu buryo bwa academic ni ikintu cy'ingenzi cyane mu by'ukuri ntabwo dukwiye kuvuga ngo ari igihe nyine hari abantu benshi aba inspirationists abantu bita ngo gurus kuri internet no kuri YouTube aza kukubwira ngo
nyine ngo education is nothing nyine akakwereka uburyo nyine yageze ku bintu of course hari ibintu tudakeneye kujya ku ishuri niba koko uri umukinnyi wa filimi cyangwa uri umukinnyi wa football ntabwo ukeneye kujya gukurifaya ngo une za PhD ariko njye naba nka testimony bwite cyanjye njye nizi ibintu bino bya coding n'iki ariko arantu ngera bakansaba izo qualification. So rero njye good advice and good advice wa focusinga washyira ingufu kuri education yawe mu academic ariko ukazirikana ko bidahagije. Njye nkunze kuvuga ngo ntibihagije ahubwo sinjya mvuga ngo ntabwo bikwiriye ko bidahagije ukagereka n'ubwo buryo ntako bisa kuba ufite ubumenyi package ukaba ufite na certificate yo kuri kaminuza birafasha cyane. Tusoza ni iyihe nama waha urubyiruko muri rusange bagenzi bawe bashobora kuba barangariye muri social media bareba ibigezweho bareba hahiye bareba ibyamamare ni iyihe nama wabaha? Ngiye kinababwira fan guhavinga fan biba bikintu nabyo mu buzima nta kibazo ariko ikintu kizaba ni uku exaggerate ku buryo nyine ubura umwanya w'ibindi bintu kandi ikindi kintu ari nkunda kumva abantu benshi bambwira mvanga ibyo bintu ngo bifata umwanya ariko umwanya time bavuga ngo ubundi bavuga ngo no time management ibaho habaho cyo kwita personal management uri managing ntabwo managing so no kuvuga ngo byaba bizifata umwanya byaba bidafata umwanya n'ubundi bizarangira umwanya uzakomeza ugenda wowe niwe wiha gahunda so ikindi bongere bazirikane bimwe nababwiye ko muri buri field ubumenyi bwikuba inshuro ebyiri niyo atabyaza umusaruro ikoranabuhanga bizarangira bari navuga ideshe batari useful kandi tongeye tuzirikane nta muntu ukunda igiti akunda ibyo igiti gitanga ubwo rero ndeke tube self discipline twitange icyo twita self gratification ukagerageza self gratification kuvuga ngo ukababara gatoya ukazishima nyuma hari akantu ugeze kuvuga nanjye karanyinspira hari two pains hari pain ya self discipline ubona at the beginning hari na pain yo kuba utarabaye self discipline ubona nyuma hari pain ya discipline hakaba na pain ya regret ubwo uhitamo yawe icyo nabifuriza ni muhitemo pain ya self discipline. Mwakoze cyane Imana bamugisha. Akoze cyane Samuel, turagushimiye kandi dukomeza no gushishikariza abantu kukugana. Twebwe hano ku Bukire Nyabwo uwo tubona afite icyo guha abandi, tumutera inkunga yo kumuganiriza, inkunga yo kumumenyesha abandi. Nawe niba ufite ikintu wabwira abandi cyabagirira umumaro, nawe ngwino tugane. Dushyiraho nimero yacu buri gihe, hanyuma tukanababwira uburyo mushobora kutugeraho. Mwakoze cyane, ntimwibagirwe gukanda subscribe, share, like na no gushyira kuri ya nzogera kugira ngo ubone notifications zose. Mwakoze cyane, naho ubutaha.